yo kuvuga ngo iyo umuntu arangije kwiga ntibivuze ko arangije gusenga. Ibyo byaradufashije kuko no mu gihe cy'ubushomeri twe twari dufite akazi. Mu gihe twitwaga ko tudafata umushahara twari dufite akazi ko kujya gushinga amakoraniro mu bigo by'amashuri. Muri uwo muryango twari dufite karisime, n'uyu munsi iracyahari kuko ndacyari umumambure. Karisime irimo ibikorwa bitatu by'ingenzi. Igikorwa cya mbere twarangwaga n'isengesho. Igikorwa cya kabiri, isengesho ritubyarira ubuvandimwe, fraternité. Icya gatatu cy'ingenzi ni ubutumwa, mission. Iyo twabaye abavandimwe nyuma yo gusenga twajyaga mu butumwa. Twari dufite intego ivuga ngo nimbura Yezu nzabura amahoro. Urumva ko no mu bushomeri na hehe twarabikoraga, ariko nta mushomeri wabaga uhari kuko iyo twabaga dufite ubutumwa uwabaga afite tike yahereza utayifite. Ushobora kuba ufite tike udafite umwanya n'ibindi. Twakoraga imyiherero n'uyu munsi iracyahari. Reka nigarukire kuri ibi bikorwa by'uyu munsi. Mpereye icyo gihe nk'umukarismatike naje gusanga ari imyaka 16, ariko ndakubwiza ukuri mbyumva nkaho nabaye umukarismatike uyu munsi. Mu yandi magambo birandyoheye. Nahawe ubutumwa bwo gukora iyogezabutumwa mu rubyiruko. Ubutumwa nahawe na berger na diocese. Binasanga ari ubutumwa n'ubundi nari nsanzwe nkora muri wa muryango navuze haruguru wa Unité des Jeunes Charismatiques. Birandyohera. Iyo ndi n'urubyiruko turi kwamamaza tuvuga ivanjili ya Yezu Kristo, biba ari ibintu byiza. Kuva muri iyo myaka nabaye umukarismatike. Nasengeye mu ikoraniro, nshobora kuva muri rimwe nkajya mu rindi bitewe n'imiterere y'akazi naho umuntu agiye, ariko nkiri kuri ya ntego y'uko kurangiza kwiga ntabwo bihura no gusoza gusenga. Ahubwo aho umuntu agiye mu kazi agomba gushaka umwanya wo kugira ngo asenge. Iyo umuntu ayobowe na Roho Mutagatifu, Roho Mutagatifu amuyobora mu cyiza gusa. Hakozwe byinshi. Ubuzima bwanjye nifuza kandi n'ubu nifuza